Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi. Iyo umwana avutse abaje ku isi nta kintu na kimwe yihitiyemo, ariko hari ikintu kimwe gihita kimugira uwo azaba we ubuzima bwe bwose: izina. Bamwe mu babyeyi bategura amazina y'umwana akiri mu nda, abandi bagategereza akazabanza akavuka. Mu byo umwana akenera biba bigomba no kwitonderwa n'amazina ye harimo. Uku ni nako bigenda ku babyeyi bumvikana, kuko uko bategura imyambaro azambara ni nako bategura amazina azitwa. Mu gutegurwa amazina, ibyifuzo biba ari byinshi ku mpande zombi, yaba se w'umwana cyangwa se nyina w'umwana. Hari n'ababyeyi b'umwana bagira uruhare mu kwita amazina y'abuzukuru babo, nk'aho bidahagije ba nyirasenge, ba se wabo, ba nyirarume na ba nyina wabo bagashyiraho akabo. Noneho ubu hari n'abiyita inshuti z'umuryango, aho usanga bari cyane mu matwi ya bamwe mu bagize umuryango, bakabashyiramo amahitamo menshi. Ibi bituma kumvikana ko baguke mu babyeyi rukabura gica, buri wese agendeye ku byifuzo bye n'uwo yumva umwana azaba we cyangwa azavamo. Ugasanga kwa kutumvikana gutumye abana bitwa amazina menshi, aho usanga rimwe na rimwe bibagora mu mashuri cyangwa mu kazi, ku mpamvu zitandukanye nko kuyandika nabi, kugira ayo bataruka hamwe muri yo n'ibindi. Ubundi ku miryango yumvikana, iyo bashaka ko abana bitwa hamwe mu mazina y'ababyeyi babo mu rwego rwo kurinda umuryango guhona cyangwa guhenebera, usanga hariho izina ry'umuryango, aho abana bose bawuvutsemo bitwa amazina y'umwe mu babyeyi bawo. Ntibiba muri Afurika gusa, ahubwo biba hirya no hino ku isi, aho usanga hari umuco wa mariage patriarcal. Abana bose bafata amazina ya ba se cyangwa ya ba sekuru cyangwa se ba sekuruza. Iyo umwana adahawe iryo zina biramubabaza cyane, ndetse bamwe bikabatera ipfunwe ryo kumva ko mu muryango wose ari we wavuyemo akimwa izina rya se. Ibi bikunda kuba ku bana batazi ba se cyangwa barerwa na ba nyina bonyine, ba se baranze kubiyandikishaho. Hari rero n'aho abana bafata amazina ya ba nyina cyangwa aya bamwe mu bagize umuryango wa nyina, nka sekuru cyangwa se sekuruza. Aho niho mariage ikorwa mu muco wa matriarcal, aho umusore aba yasize se akajya mu muryango w'umugore we. Ubwo inshingano zose na identite y'amazina y'abana abarwa mu muryango w'umugore. Mu Rwanda amazina si amagambo gusa, ni amateka, ni ubutumwa, ni icyizere cy'ejo hazaza. Kera hari abanyarwanda bitaga amazina abana babo bashingiye ku mibereho barimo, uko babanye n'abaturanyi, uko babanye mu miryango yabo. Ngira ngo mushingiye kubo mubona, mwiganye, musengana cyangwa muha serivisi hirya no hino mu buzima bwa buri munsi, ayo mazina murayazi. Ariko aho igihugu kigeze muri gahunda z'iterambere, abaturage baragenda bagira imyumvire iteye imbere, aho bagenda basobanukirwa ko ubutumwa budatangirwa mu mazina y'abana, ahubwo ko butangwa no gukora imyifatire no guhindura imibereho. Mu mwaka wa 2025 imibare yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko hari amazina yihariye yakunzwe cyane kurusha ayandi. Ariko se kuki aya mazina ariyo atoranywa na benshi? Mu bana bavutse muri uwo mwaka, mu bakobwa izina rya Ineza, abitwa ba Ineza turabaramukije cyane, riri ku isonga rero ryiswe abana bagera mu 8,216. Rikurikirwa na Ishimwe, ba Ishimwe nabo turabaramutsa, rikaba rifitwe n'abana 5,857. Hanyuma hakaza Uwase.
Uwase nawe aho uri hose mu gihugu cyacu cyangwa se hanze yacyo, nawe turakuramukije. Hanyuma hakaza izina ryitwa Irakoze. Irakoze nawe turakuramutsa, ndetse na Igiraneza. Abo bose rero ni abana biswe ayo mazina, akaba yaraje mu mazina yiswe cyane mu mwaka wa 2025, aho yose abanzirizwa n'izina rya Ineza. Aho ni mu bakobwa, naho mu bahungu izina ryabaye irya mbere ni izina rya Iganze. Iganze nawe turagusuhuje aho uri hose, yaba wowe wavutse umwaka ushize cyangwa se yaba bayiganze bakuru, mwese aho muherereye turabaramutsa cyane. Iganze rero niryo zina ryaje imbere mu mwaka wa 2025, rikaba ryaraje mu bana b'abahungu bavutse muri uwo mwaka bagera ku 570. Rikurikirwa na Ishimwe. Ishimwe nawe turagusuhuje, ndetse na Mugisha nawe aho uri hose turakuramutsa. Hanyuma rero izina rikurikiraho ni Hirwa. Hirwa nawe aho uherereye turagusuhuje, ndetse na Irakoze. Mwese rero n'ababyeyi banyu aho muherereye mukomeze kugubwa neza, turabasuhuza cyane. Aya mazina ni amazina yaje imbere mu bana b'abahungu bavutse mu mwaka wa 2025. Hari ukuntu ababyeyi muganira bakakubwira impamvu bahisemo amazina y'abana babo, kandi nibyo koko, kubera ko buri zina riba rigomba kugira ibisobanuro. Umubyeyi umwe yaratubwiye ati nahisemo izina Ineza kuko nshaka ko umwana wanjye hazakura afite umutima mwiza, umutima w'ineza, umutima ugira neza. Undi agira ati umwana wanjye namwise Ishimwe. Ni izina rifite ubusobanuro bukomeye, gushimira Imana. Amazina nk'aya akundwa cyane bitewe n'umuco nyarwanda, aho amazina menshi aba ari ubutumwa cyangwa amasengesho. Bishobora guterwa kandi n'ibihe igihugu kirimo, nk'amapfa, intambara, amahoro n'ibindi. Iyo ababyeyi benshi bahuje ibitekerezo n'indangagaciro bahitamo amazina asa. Niyo mpamvu tubona Ishimwe, Ineza, Hirwa, Mugisha n'andi twagiye tubabwira mu mazina yaje imbere. Ibi si mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu hari amazina akunzwe cyane kubera umuco cyangwa imyemerere. Uburezi Official TV yabakoreye urutonde rw'ibihugu 3 bifite abaturage benshi bitiranwa amazina amwe. Igihugu cya mbere ni Ubushinwa. Mu Bushinwa abaturage benshi uzasanga bitwa Wei. Hanyuma kandi usange hari abitwa Li, usange hari abitwa Zhang. Aya mazina rero ni amazina akunzwe cyane mu Bushinwa, aho usanga abaturage hafi ya bose bitiranwa aya mazina. Arakunzwe cyane rero kubera umubare munini w'abaturage bahuriye ku muco umwe. Hanyuma igihugu cya kabiri ni Ubuhinde. Mu Buhinde amazina akunze kugaruka cyane, aho usanga abantu benshi bayitiranwa ni nka Amit. Hanyuma kandi hakaza Priya, hanyuma hakaza Rahul. Amit, Priya, Rahul. Aya mazina rero Amit, Priya, Rahul akunze kugaruka cyane kubera imigenzo y'iyobokamana ikunda kuhakorerwa. Akenshi rero uzasanga bamwe muri abo baturage, cyane cyane abari mu Buhinde, abahavukira, bakunze kwitwa Amit, Priya, Rahul. Naho muri Amerika abantu benshi bitwa amazina nka James, Mary ndetse na John. Aba bantu akenshi uzasanga bitiranwa kubera ko ababyeyi bakunda kubita amazina. Aya ngaya niyo mazina akunzwe cyane. Aya mazina yakunzwe cyane mu myaka myinshi bitewe n'umuco n'itangazamakuru. Ibi byose bigaragaza ko amazina agenda akurikira ibihe, umuco n'ibitekerezo rusange by'abantu. Izina si amagambo, ni ishingiro ry'ubuzima. Nicyo cya mbere umwana ahabwa, kandi hakazakitwaza ubuzima bwe bwose. Mu kugana ku musozo nk'ibisanzwe tuba dufite inama n'amasomo dutanga.
hitamo izina rifite ubusobanuro bwiza, irinde gukurikira gusa icyamamare cyangwa trend, tekereza ku buryo izina rizagira ingaruka ku mwana mu buzima bwe, hitamo izina rifite umuco n'agaciro, gerageza gutekereza niba izina rizakomeza kuba ryiza no mu gihe kizaza. Aka kantu mugafate, mu guhitamo izina uba uri kwandika igice cya mbere cy'inkuru y'umwana wawe. Ese uzamwandikira inkuru imeze ite? Naho rero buri wese izina ahisemo aba agomba kuba afite ibisobanuro byaryo kandi yiteguye neza kuzabiha umwana igihe azaba yakuze cyangwa mu gihe hagira undi wese wamubaza icyo amazina y'umwana we asobanura. Nshuti bakunzi bacu rero mwadukurikiye n'abataradukurikira, turabashimira cyane uburyo dukomeje kubana mu biganiro byacu, byaba ibiganiro bisanzwe cyangwa ibiganiro mbarankuru. Baba abari mu Rwanda no mu mahanga, mukomeze kudushyigikira muduha ibitekerezo ahabugenewe, muduhe like, kandi abafunguye YouTube channel bwa mbere mwakanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza gufatanya kwigisha no guhugura. Turabakunda cyane kandi turabifuriza ibihe byiza. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus, iyi ni Uburezi Official TV. Ciao ciao.